Uri
Imana ishimwe shuti za gusengerwa abari mu gihugu cyacu bari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari mu Faransa, abari mu Bubiligi, abari East Africa, mwese ndavuze ngo Imana ibahe umugisha kandi ndabashoboje. N'umukozi w'Imana Imana Wererisi, murabizi ko mbakunda kandi namwe muradukunda kuko muradusengera. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo ngo icyo wakoreye Imana n'ikimana iheraho ikwibuka. Icyo ukorera Imana nicyo gigiye gutuma Imana ikwibuka. Icyo wakoreye Imana icyo ari cyo cyose kikaba ari cyiza, nicyo kigiye gutuma Imana ikwibuka. Turasoma mu gitabo cy'Abami tureba umuntu umubyeyi wakoreye Imana mu buryo bwe, akorera Imana, Imana iramwibuka kandi mwibuka ageze ahantu yumva ko ababaye, iramwibuka bitewe n'icyo yakoreye Imana. Igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 turasoma duhere ku murongo w'8. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. 9. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. 10. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tubonye inkuru z'umudamu w'umushunemukazi. Uyu mushunemukazi ngo yari umukire, yari afite ku mafaranga, icyo atarabuze ni amafaranga yari ayafite. Uyu mushunemukazi amenya amakuru, asaba umukozi w'Imana ngo yari yamenye neza ko umukozi w'Imana yaje aho mu rusengero, aramusaba, aramwinginga ngo aramutitiriza, aramuhata ngo ajye gufungura iwe. Uyu mukozi w'Imana Elisa aramwemerera, yemera ko ajya gufungura iwe mu rugo. Iyo abakozi b'Imana bajya kubwiriza cyangwa mwagiye mu ivugabutumwa, haba hari ukuntu bateguye baraza kwakira umukozi w'Imana. Ariko uyu mubyeyi kubera ko yatitirije Elisa, kubera ko yamutitirije, bituma Elisa abyemera, arabyemera, yemera yuko ajya gufungura iwe. Aragenda afungurayo. Ngo amaze gufungura, uyu mubyeyi aramubwira ati, watwemerera igihe cyose wazajya unyura aha ngaha ukajya uza ugafungura, igihe cyose wazajya uva mu ivugabutumwa wajya ucanga gufungura mukozi w'Imana. Ngo uyu mukozi w'Imana Elisa arabyemera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo buri munsi Elisa yaza gufungura, yahanyura akajya gufungura, yahanyura agafungura, ntibamurambirwa. Bibiliya nigaragaza inshuro Elisa yafunguye k'uyu mushunemukazi. Ntabwo itubwira, ntabwo iri kumbwira inshuro, gusa ngo uko yahanyuraga niko yafunguraga, uko yahanyuraga beyivuga batetse agafungura. Noneho uyu mushunemukazi
nimba ari ugufashwa n'ugufashwa n'urukundo rwinshi ngo arangize abwira umugabo aramubwira ngo tubonye neza yuko uyu mukozi w'Imana uwo ruza kudusura uhora unyura aha gufungura hano ari umuntu w'Imana wera, ni umuntu w'Imana wera. Aha, Imana ishimwe. Uyu mudamu aramubwira ngo wanyemerera mutware mwiza, unyemerere tumwubakire icyumba hejuru y'inzu yacu, tumwubakire icyumba hejuru y'inzu yacu, tumwubakire icyumba hejuru y'inzu yacu, niturangiza dushyiremo intebe, dushyiremo ameza, dushyiremo uburiri, dushyiremo igitereko cy'amatabaza, uko azajya akaza kudusura najya amara gufungura ajya azamuka muri iki cyumba agenda aryamemo aruhuke. Turi ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo icyo wakoreye Imana nicyo kigiye gutera Imana kugutabara. Burya icyo ukorera Imana nicyo Imana ishingiraho igutabara. Icyo ukorera Imana nicyo Imana ishingiraho ikwibuka. Imana ishimwe. Uyu mushunemukazi abikora ntabwo yari azi ikizavamo, ntabwo yari azi amakuru y'ikiraza kuvamo, ariko ijuru ryari ryateguye ikiraza kuvamo. Imana ishimwe. Inshuti zagusenga, ariko Imana ni nziza. Ngo baracyubaka, nawe urabyumva, bamena beto. Abafundi cyangwa se abenjeniyeri ntabwo wakubaka inzu hejuru y'indi nta beto. Baramena beto. Nimba inzu yabo yari isakaye barasakambuye, baramena beto. Bamaze kumena beto bubaka icyumba. Ariko tubwizanye ukuri, uyu ni Elisa bari kubaha cyangwa ni Imana iri muri Elisa? Baramena beto, barubaka icyumba, baracyubaka neza. Abenjeniyeri baracyubaka, abafundi barubaka, icyumba kiruzura. Ngo kimaze kuzura bashyiramo intebe. Imana ishimwe. Bashyiramo intebe, bashyiramo ameza, bashyiramo uburiri, bashyiramo igitereko cy'amatabaza. Ngo barabarangije bahamagara umuntu w'Imana, bahamagara Elisa. Mushunemukazi ahamagara Elisa, aramubwira ngo Elisa muntu w'Imana wino. Araza baramwereka, baramubwira ngo nujya umara gufungura uvuye mu ivugabutumwa, aho uzajya uvuye ahari wo wose ujya uzamuka uzuryame muri iki cyumba turakiguhaye. Haleluya. Imana ishimwe. Aho uzajya ujya hose nujya utaha ujya uza muri kino cyumba cyo hejuru uzuryame uruhuke, mukozi w'Imana. Ahantu hose uzajya unyura ukagera ahantu ujya uzamuke muri iki cyumba twakubakiye. Harimo intebe, ujya wicara ku ntebe ubanze wikuremo inkweto uruhuke. Harimo imeza yo gusomeraho ijambo ry'Imana. Harimo igitereko cy'amatabaza ujya uhora mu bihe byo gusenga. Imana ishimwe. Harimo uburiri ujya uryama uruhuke ushyira amavuna. Uyu mushunemukazi yari umuhanga. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uyu mushunemukazi nubwo ari kubikora gutya, afite ikibazo we n'umugabo we, bafite ikibazo. Nta mwana w'umuhungu bagira kandi umugabo we arashaje. Nubwo ari kubikora, ntabwo ari kubikora kubera icyifuzo yatanze, oya. Nubwo ari kubikora gutya, nta mwana w'umuhungu afite, ariko mu ijuru hariho Imana
iraza kwibuka ibyo ari gukora. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bamaze kucyubaka, bamaze kubaka iki cyumba, bakirangije, bahamagara Elisa, baramuzana, baramwicaza, na Gihazi baramwicaza, baramubwira ngo Elisa mukozi w'Imana, igihe cyose uzajya umara gufungura, ntabwo uzongera kujya kuryama muri cya cyumba cyo hasi cy'abashyitsi, ujye uzamuka muri kino cyumba twakubakiye, wowe n'Imana yawe ugenda ucumbikemo. Ngo Elisa ahageze, areba uburyo bagiteguye, umudamu amaze kumugabira arigendera. Elisa abaza Gihazi ngo, Gihazi, uyu mudamu twamubwira iki? Uyu mudamu niyi neza atugiriye, uyu mudamu ni neza ibyo adukoreye, twamukorera iki? Elisa yari afite amavuta yo gutegeka, yari afite amavuta yo kurema, yari afite uburyo amenyekanye, yari afite imbaraga zirema. Dewe enekosi ni mandolari. Icyo wakoreye Imana nicyo kizatsinda abarozi utavuze. Elisa ajya mu mavuta y'ibyishimo, ajya mu mavuta y'uburyo bamwubashye. Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Ngo abwira Gihazi ngo umubwira ze hano. Umudamu araza, ngo Elisa aramubaza ngo umugore, urifuza kumenyekana ku bwami? Urumva wifuza kumenyekana ku mwami, cyangwa urifuza kumenyekana ku mwami mukuru w'ingabo? Umudamu aramubwira ati, woya nikundira kwibera mu bacu, ntabwo ari ibyo nifuza. No muri seko ari umukire, aramaho nikundira kwibera mu bacu. Hari igihe umuntu hari igihe umukozi Imana asengera icyifuzo, kumva anosheje ajombye ahantu hakurya, ntabwo bari bajombye ahantu hamuri. Hava nikundira kwibera mu bacu, ngo arigendera, araceceka. Ariko umudamu afite ikibazo, nta mwana w'umuhungu agira. Imana ishimwe. Reka twihute. Ngo Gihazi abwira Elisa, aramubwira ngo Elisa muntu w'Imana, mukozi w'Imana Elisa, uyu mudamu ubona nubwo yakugiriye neza, nta mwana w'umuhungu agira. Reka mvugane nawe wa mudamu we umushune mu kazi, umaze igihe ubabaye, humura. Birashoboka ko muritiye uri uyu mudamu, birashoboka ko muritiye uri uyu mudamu wari warabuze umwana w'umuhungu. Birashoboka ko ngurikiye tayi anymore the way for. Birashoboka ko muritiye nta mwana w'umuhungu ufite, ariko icyo ukorera Imana nicyo kigiye gutuma Imana ikwibuka. Nibwo buhanuzi nkuzaniye. Icyo wakoreye Imana kigiye gutuma Imana ikwibuka. Iri wazama anefu, icyo wakoreye Imana, Imana ishimwe. Kandi ngubwire icyo Imana itanze nta muntu ukirwanya. Lope ene mandolari. Reka mvugane nawe wa musone mu kazi we, umaze imyaka myinshi uri mu butayu, umaze imyaka myinshi ubabaye, umaze imyaka myinshi usenga, umaze imyaka myinshi ufite agahinda, umaze imyaka myinshi warabuze icyerekezo. Icyo wakoreye Imana kigiye gutera Imana kugutabara. Tayiwe reboni ya mandolari. Ngo Elisa abwira Gihazi, aramubwira ngo muhamagare. Umudamu aza vuba bwangu yiruka, aramubwira ngo bamubwira wa musune mu kazi, umwaka utaha nk'iki gihe, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Umwaka utaha aniko sinimo, umwaka utaha
newa rebuta nawazama umwaka utaha nk'iki uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Umudamu aramubwira ati ntibishoboka Elisa, umugabo wanjye arashaje, umwaka utaha nk'iki gihe wamushumye mu kazi uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Dowe erebori ya mandora dewe kosi enema, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Imana ishimwe. Barokore, banyamasengesho, babyeyi, bamama, bakobwa, basore, bavuga butumwa, bahanuzi, icyo wakoreye Imana nicyo Imana ishingiraho ikuvanaho igisuzuguriro. Imirimo myiza ukora nizagutera kwibukwa, imirimo myiza ugira n'Imana izakwibukiraho. Imirimo myiza ukorera, ibyo ukora byiza, ibikorwa byiza ugira nibyo bizatuma Imana ikwibuka. Imana ikwibuke nshuti yanjye. Hariyo abantu ntabwo reka bavuge mu izina bajya bagira imirimo igaragara. Tubona abasilamu bagira imirimo igaragara, bagira imirimo igaragara tubonesha amaso. Hari n'abandi bayigira ariko twese turabizi ko bagira imirimo igaragara, ifatika, igaragara. Imana ishimwe. Baruka kwakira umupapa umwe w'umusilamu simuvuga bamuroze benda kumumara, ariko turi gusenga, turimo dusenga Imana. Umwuka w'Imana amubwira ngo kubera imirimo ugira ntabwo uzapfa gukenyuka. Mbibutse ko twese dusenga Imana imwe. Kubera imirimo ugira ahita abwira ngo ngaburira abantu buri kwezi 5, ngaburira ingo 5 buri kwezi zirarya, nkazigaburira, nkazishyurira amazi, ndazitunze ingo 5. Ntabwo nari musi. Ahita aba nk'umukozi Imana. Icyo kirahagije, reka nigendere. Imirimo tugira n'Imana itwibukira. Nimba warahinze umurima w'ubugugu ntiwibwire ko uzigera usarura, ntibishoboka. Umurima urarumba. Ariko nimba ugira umutima w'urukundo, nimba ugira umutima w'impuhwe, nimba ugira umutima w'imbabazi, nimba ugira umutima wo gufasha, iyo mirimo ni Imana izakwibukiraho. Imana ishimwe. Abene data bajya bagira imirimo. Hari nubwo babaga gahene bakagashyira umuntu akagatapfuna. Njyewe ndwaye bangezeho narakoze gisida ndabizi. Iyi mirimo tugira n'abarokore barayigira. Ndagira ngo ngukangurire imirimo umwuka w'Imana yambwiye ngo imirimo myiza ukorera Imana ni Imana igiye kukwibukiraho. Imirimo myiza iduhisha gukenyuka. Imirimo myiza iduhisha ikimwaro. Imirimo myiza Imana itwibukiraho tugeze ku munsi mubi. Imirimo myiza tugira usibye n'Imana, imirimo myiza n'abantu barayibuka. Nukora nabi bazabyibuka babiguhembere, nukora neza bizarushaho kuba byiza, bazakwibuka. Muzane ubuhanuzi kuko umwuka w'Imana ambwiye ngo mbikubwire. Iyi mirimo myiza wari ukorera Imana ni Imana iguhishiyemo. Lope enemandona. Iyi mirimo myiza wari ukorera Imana, iyi mirimo myiza wari ukorera Imana ni Imana iguhishiyemo. Kwa kundi uhembwa amafaranga ugafasha abakene, ukarira imfubyi,
ugafasha abatishoboye, iyi mirimo n'Imana igiye guhera ikwibuka iguhisha iminsi mibi n'ibihe. Kwa kundi ugura utwenda ugafasha abana, iyi mirimo n'Imana igiye guhera iguhisha iminsi n'ibihe. Icyacumi watanze mu rusengero n'icyo Imana igiye guhera ikwibuka ni imirimo myiza. Imirimo myiza dewe enemanona. Amaturo watanze ndagira ngo mubwire ugire ibintu ugorora. Ntuzongere kuvuga icyacumi kijya abapasiteri. Nujya ukora imirimo myiza ujye yikora ufite umutima ukunze. Nimba ugitanga ugononwa wivovota uzacihorere. Imirimo myiza kandi imirimo dukora izapimwa. Uyu musore mu kazi impamvu abonye umwana w'umuhungu yakoze imirimo myiza n'umutima we wese n'umutware we, kandi yakoze imirimo myiza. Hari abantu bakora imirimo myiza bitewe n'umuntu, bitewe n'icyo bashaka. Iyo si imirimo myiza. Ukitanga cyane kugira ngo bazaguhe ubudiyakoni cyangwa bazaguha inshingano z'ubupasiteri, ugakora imirimo myiza kugira ngo uzamuke, ugakora imirimo myiza kugira ngo ugire ahantu ugera. Iyo si imirimo myiza, ni ukwibonekeza. Imirimo myiza ni imirimo ukora udategereza umusaruro, ijuru rikazagutungura bitewe n'imirimo myiza wakoze. Uyu musore mu kazi ntabwo yari afite gahunda kuri Elisa, ntayo. Yaramagati Elisa ni umuntu w'Imana, nta kindi kintu ifitiye, ni umuntu w'Imana gusa. Reka tumwifashirize, tumwubakire icyumba, nta bindi. Ariko kubera dewe enema, kubera imirimo myiza akoze, bitumye ahabwa umwana w'umuhungu. Abantu bose baramukuyeho amaboko. Abantu bose baramwibagiwe. Abantu bose baramutaye. Abantu bose bavuga ati ashaka atabyaye umuhungu. Kubera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu bitumye enemadona, bitumye uyu mudamu, uyu musune mu kazi yibukwa. Nubwo mugabo washaje, ariko biteye gutuma Imana imwibuka. Imana ikwibuke mama, Imana ikwibuke, Imana ikwibuke musore, Imana ikwibuke wa mupapa we, Imana ikwibuke mushiki wanjye, Imana ikwibuke wa mubyeyi we. Iyo dukorera Imana tubikunze, iyo dukorera Imana tudakorera abantu, tujya tubona umusaruro ukomeye. Tabita nta kindi cyamugaruye n'imirimo myiza. Ndimo ndegera umusozo, imirimo myiza izakugarura. Yaba ivugabutumwa izakugarura. Wiririmba kugira ngo abantu bakurebe. Kora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Yewe wa musune mu kazi we umurikiye, yewe wa musune mu kazi we umurikiye mu gihugu cyacu, imirimo myiza wakoreye Uwiteka igiye gutuma Imana ikwibuka, Imana igukiza amenyo y'abasetsi. Lobe ene waza kitamandona, yewe wa musune mu kazi umurikiye ukaba wibereye muri kiriya gihugu, imirimo myiza wakoreye Uwiteka igiye gutuma Imana ikwibuka. Witaye muri icyo gihugu cy'Ubusuwisi, ndumva umwuka w'Imana mbwira nushaka uze kwandika kuri comment. Imana ikwibukiye imirimo myiza wakoreye. Wari ubabaye, wari ufite agahinda, yewe wa musune mu kazi we wabuze amerekezo, witaye mu gihugu cy'Ubusuwisi, dore Imana ikwibukiye ku mirimo myiza wakoze. Abantu ntibakwibutse, ariko Imana irakwibutse. Yewe wa musune mu kazi we witaye mu gihugu cyo muri Amerika, Imana ikwibukiye ku mirimo myiza. Na Robert Manditara, iyi mirimo myiza wakoze abantu baguseka, ni Imana ikwibukiyeho. Reka mbabwire, umuntu wese utekereza, uyu mugabo nawe, uyu musune mu kazi nawe yari afite umutima wihangana.
umuntu ahora aza gufungura muramwemerera warangiza umugore ati tumwubakire n'inzu hejuru yacu nta nugava ati muzingazingire akazu ku ruhande cyangwa se mu cyumba cy'abashyitsi basakambure bamene beto mwubakire uyu mugabo niwe ari mu mwuka w'Imana yo ekabse uyu mugabo nawe yari mu mwuka w'Imana kugira ngo babyemere erega birakwiye ko mushiki wanjye wasaba Imana urugo rwiza rw'umugisha wasaba umutware mu byumva kimwe wasaba umudamu mu byumva kimwe yewe wamusune mu kazi ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo itegure kwakira ibyo wakoreye Imana nibyo Imana ishingiyeho itesha agaciro imbaraga z'abapfumu imbaraga z'abarozi imbaraga za karande imbaraga z'umuruho imyaku wirirwana hari ibintu umwuka w'Imana yambwiye ngo abantu badukurikiye hari ibintu hari abantu bakoreye Imana hari abantu Imana ihishe biturutse ku mirimo bakoreye Imana hari abantu bakoreye Imana mu buryo bwabo bari mu madini atandukanye hari n'abatinda guterana pe ariko bakoreye Imana ibibutse muri ubwo buryo bwabo Imana kandi bagiye kubona ikimenyetso cy'uko Imana ibibutse Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ubu n'umuhanuzi wa Mana gushimiye yuko uri Imana itajya yibagirwa imirimo ntabwo wibagirwa imirimo abantu baribagirwa wowe ntiwibagirwa imirimo myiza imirimo ababyeyi bagukoreye imirimo abasore bagukoreye imirimo abakobwa bakoze imirimo watayazina imanura icyo bagukoreye nicyo ushingiyeho ubakuraho ikimwaro uhindura amateka ubongerera kurama ubarinda impfu zitunguranye ubahise indwara z'ibyorezo ubahise ibikomere icyo bagukoreye nicyo gitumye ubakuraho uduhinda ubakuraho akagambane ubakuraho ibitutsi ubakuraho inyuro ubagarura mu buzima nawe sinimandona Uwiteka we urakoze kuri Kristo ukuyeho igisuzuguriro ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Imana igumugisha fatira ijambo ry'Imana usharinga uhereze nk'abantu batanu urabukoreye Imana kandi ikindi nimba ari ubwa mbere ubonye channel yacu ubonye link ndagira ngo ngusabe inkunga udusengere iya kabiri ukore subscribe iya gatatu ukoreshe iya kane ukore comment uduhe ibitekerezo kandi inkunga yanyu ikomeye cyane kandi igufasha nawe no gutega amatwi ubutumwa tuguhaye Imana ikugirire neza bye bye.